Muraho neza nshuti zanjye, uyu munsi ndabereka application 5 zizewe ushobora gukoresha ugahita utangira kubona amafaranga ya nyayo online muri uyu mwaka turimo. Niba ufite smartphone, laptop, ndavuga mudasobwa, iyi video ntigucike, yirebe yose kugeza ku musozo, uraza kumenya byinshi. Gusa mbere na mbere ndakwibutsa, niba ari ubwa mbere ugeze ku channel yacu, utaza gucikwa no kuduha like, subscribe ndetse na comment. Aha ni kuri menya buri kimwe. Muri comment niho dukura ibitekerezo byanyu. Twanapininze link ya groupe yacu ya WhatsApp wayijoininga. So reka dutangire bite nkubwire izo application 5. Ndabongeza na application ya 6. Iyi video nijya kurangira mfite kandi kantu kibangana bateguriye. So ubwo irebe yose uraza kukamenya nyuma. App ya mbere ni Swaggerbucks. Ureba ama video cyangwa se ugakina imikino no gukina ama games, cyangwa se ugakora icyo bita ama survey, no kuzuza ama survey maze ukinjiza amafaranga. So na application yoroshye dore ko kubikuza bitagoye, wakoresha nka PayPal cyangwa se gift card nka Amazon. Ikiza cy'i application ni application izwi cyane ku isi hose kandi irizewe, dore ko n'abantu benshi bagiye bayivuga ko ari application bayikoresha kandi bakabikuza amafaranga bitabagoye. Dukomeje kuri application ya kabiri, nta yindi bayita Mist Play. Ni application niba ukunda gukina imikino, ubwo ni games, iyi ni yawe. Ukinira muri application baguha ama point, kuyabikuza wakoresha PayPal cyangwa se gift card. Ubu ni uburyo bworoshye bwo kwinjiza amafaranga online ukina game cyangwa se imikino. Ni application nziza kandi irizewe, irakora bya nyabyo. So akandi kantu k'ingenzi, umuntu utazi gufungura PayPal account wabikuriza amafaranga, muri description cyangwa muri comment uraza gusanga link ya video nakozeho igufasha ukuntu wafungura PayPal account ukaba wabikuza amafaranga. N'izo application kubikuza bisaba PayPal. So reka dukomeze. Application ya 3 bayita Toruna Influencers. Na application ukora ama survey cyangwa se ama polls. Hano urishyurwa wuzuza ama surveys n'ama polls. Ubwo muri make abantu bakunda gutanga ibitekerezo, ubwo no gukora ama surveys. Anga utanga ibitekerezo maze ukishyurwa. So izi application ukuntu zikoramo, usanga ari amakampani menshi akomeye abari mu bushakashatsi, rero ashaka abantu banya bagatanga ibitekerezo maze mukishyurwa. Ubwo kubikuza wakoresha PayPal cyangwa se gift card. Ni application nziza kandi yizewe, imaze gukoreshwa n'abantu benshi cyane. So application ya 4 ni Timebucks. Ni application ukora ama survey, ukareba ama video, ukareba ama ads ndetse no gukora ama task yoroshye cyane. So kubikuza amafaranga wakoresha PayPal cyangwa se Bitcoin cyangwa Airtime, ubwo wakoresha mobile money kubikuza birakunda. So ni application nziza kandi irizewe cyane, dore ko no mu Rwanda nga ikoreshwa abantu benshi barabikuza. So ni mu bishaka nzakora na part 2 ya video mbereka ukuntu application uyifungura n'ukuntu yinjiza amafaranga ukabikuza. So we kanda like maze usiga igitekerezo muri comment, menye application nzabanza kubakorera. So application ya 5 nta yindi ni Current cyangwa Mode Earn app. Na application abantu benshi bayizi ku izina rya Current Rewards. So ni application igufasha kumva indirimbo, irakwemerera kumva indirimbo cyangwa se ukareba ama video no kugerageza ama application mashyashya. So winjiza ama points niyo ubikuriza kuri PayPal cyangwa se gift card. Ikiza cyayo nuko ikorera ahangaha mu Rwanda. So ngize application 5. Indi application ya 6 y'inyongezo bayita Sagapol. Nzabereka video yayo mu minsi mike, ni mu bishaka mukabishyira muri comment. So ngizo application 5 zizewe wakoreramo amafaranga, ariko ibuka aya mafaranga ntago aza mu buryo bw'igitangaza, bisaba igihe kinini, umuhate kandi no gushyiramo imbaraga. Nta kindi uretse telefone cyangwa mudasobwa na internet cyangwa internet n'umwanya wawe. So ugatangira ukajya uzikoresha buri munsi ukinjiza amafaranga. Niba wakunze video yacu yagufashije, ibuka gukanda subscribe, like ndetse na comment. Naho ubutaha mu yindi video nzakora.